Amahoro n'Imana n'imigisha bikomeze kubana nawe. Ni ubwa mbere ngiye kuvuga ku bintu by'amadini, ariko muranyihanganira, sindi bubogamira aha cyangwa ahangaha, cyane ko ngiye ubundi mu myemerere yanjye nemera Imana imwe. Twese muri rusange duhuzwa n'Imana imwe, haba mu idini riniri baba basenga Imana naho baba basenga Imana. So rero sinzi impamvu ibyo bintu byagiye bikajya mu mitwe y'abantu bakaba babipanika. Ibyo bintu ngiye kuba nababwiraho uyu munsi. Sasa mbere na mbere hahozeho Imana y'u Rwanda. Abantu ba kera iyo basengaga bitandukanye n'ab'ubu ngubu, usanga hataraza impinduramatwara mu binyejana byo hambere. Abantu basengaga Imana y'u Rwanda, ariko mu ahasaga muri mu 1900 gutyo nibwo haje impinduramatwara z'abazungu zivuga ati mugomba kujya musenga ibi ngibi, utemera bakanamwica. Babizi abantu benshi bagiye bahaburira ubuzima mu bihe by'impinduramatwara n'ubukoroni. Rero ntabwo ndi kujaginga umuntu cyangwa se ntabwo ncira umuntu urubanza, kuko sinamuremye, sinzi Imana yonyine niyo iba ifite uburenganzira bwo kuba yajaginga umuntu, ariko njye ntabwo njya njaginga umuntu. Nta n'umuntu usengera ahantu aho ariho hose usengera, ntabwo nakujaginga. Gusa ibyo bintu by'amadini byaje byari ubuyobe. No hambere amadini ataraza abanyarwanda barasengaga. Nyuma ahubwo abakoroni baraje batangiza impinduramatwara y'ambateranye mbatanye, batangira nyine kugenda bafata abantu bamwe bakabashyira mu cyiciro iki n'iki. Bamwe bakajya gusengera mu bakatolike, abandi bakajya gusengera muri isilamu. Nyine bigatangira kuremanamo ibintu by'amoko. Ahangaha gusengera abagusengera aha, bariya bazasengera hariya, n'abandi. Ariko twese mu by'ukuri ikintu twese dusenga ni Imana imwe rukumbi, kandi nayo iba itubona. Wenda nsubiye nko mu bihe ho gatoya, intumwa y'Imana Yesu Isa, Imana imuha amahoro n'imigisha, niyo wajyaga avuga ati, ndabigishwa bakababwira ati, ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ntabwo buri mu rusengero, ntabwo uzabusanga ahandi ahantu aho ariho hose, ahubwo buri muri wowe. Wowe senga Imana yawe, uvuga ati nemera Imana gutya na gutya. Ntabwo ngiye nje kukujaginga, ariko nkanjye mu myemerere yanjye nemera Imana, kuko nta muntu wigeze wirema ku isi, nta n'umuntu wigeze wanayihakana ko Imana itabaho. Njye ndayemera. Ariko namwe bantu mushinzwe ibintu by'insengero, namwe ntabwo mbajaginze, ariko muzagire mukosora ibintu. Ntabwo mu rusengero ari ahantu umuntu azana amafaranga, cyane ko na Yesu yagiye abirwanya cyane nubwo byamurangiranye nabi. Nyine urugendo rwe rwarangiye, ariko yagiye abarubwiza ukuri cyane, yagiye abarabura. Namwe ni ukwiminjuriramo agafu mukareka mukagabanya kubw'ibiceri by'abandi kabisa, kuko Imana ntabwo iba mu rusengero. Imana ntigira idini, twese turi abantu, turi umuntu umwe. Ahubwo sinzi impamvu umuntu umwe yaba asengera ahandi akaza kwanga undi muntu, cyangwa se akangisha undi muntu kubera ko we ari umwisilamu cyangwa se ari undi. Njyewe nemera abantu bose icyarimwe, bose mbafata kimwe, ndabakunda, kuko twese turi mwene Adamu, kandi mwene Adamu w'umuntu umwe. Ntabwo turi abantu benshi. Ntabwo Imana yavuze ati wowe uzasengera hamwe, cyangwa se ntabwo Imana yo yigeze ivuga ngo aba nibo bazajya mu ijuru, cyangwa se aba nibo batazarijyamo, cyane ko n'iryo juru ngiye mba numva mu myemerere yanjye. Ariko iryo juru ryo mba numva rwose ari sikamu yabayeho, kuko nta muntu n'umwe uzi ikintu kiba nyuma y'uko amaze gupfa. Iyo upfuye nta muntu umenya ngo bigenze bite, uretse umuntu upfuye niwe ubuze ukuri. Ariko umuntu muzima ukiriho, ibintu byo gupfa byo rwose
mujye mureka kubeshya abanyarwanda n'abantu, nta muntu n'umwe umenya ikibaye nyuma yo gupfa. Njye nemera Imana imwe, ariko namwe mwige kugira urukundo mu bantu, mwige kugira urukundo mu bantu. Ujya gusenga amafaranga ukayashyira pasiteri, ibiceri byagafashije undi muntu runaka mu muryango wawe cyangwa se ahandi hantu mu bantu mugenda mubana, ukabijyana imbere ya pasiteri kandi byakabaye bigira umuntu bifasha. Hari umwana uba waciyeho ku muhanda ashonje, uwo mwana ugiye ukamuha amafaranga nawe akarya, ntabwo yabura kuguhesha umugisha. Ariko urayajyana pasiteri aguhanurira akubwire biriya bintu wumve ko nta n'ikintu na kimwe buriya ngenda n'abakuriye nyoko gahoro, sinzi nyine ukuntu muri bubifata, ariko nta kintu na kimwe wageraho utavunitse, nta kintu na kimwe. N'amahirwe ntiyaza gutyo wicaye ngo uyabone gutyo gusa, bigusaba gukora, bigusaba kuvunika, ukarara amajoro, nta bintu biza gutyo gusa. Biriya baguhanurira ngo nabonye imodoka, ikintu cyonyine usabwa ni ukugira icyizere, ukizera yuko byose bishoboka, cyangwa se niyo bitanashoboka wanapfa, kuko n'ubundi twese gupfa ni ngombwa, kandi iyi si tuba tuyiriho nk'abagenzi. Ahubwo menya muri urwo rugendo rwawe, uru rugendo Imana iba yaragiye iguha, kuko uwo mwanya wavutsemo hari undi wari kuwuvukamo, ahubwo Imana yo iba izi impamvu yakuzanye kuri iyo si n'ikintu iba yaragutumye nyine gukora. Ishobora kuba yaragutumye kuba wavuga ubutumwa bwiza bwayo, ariko itaragutumye kurya amafaranga y'abandi, itaragutumye kwangisha abantu abandi, itaragutumye kugira nabi abandi, itaragutumye kuko wumva ushaka inyungu z'akanya gatoya ugahitamo guhemuka. Icyo bintu ntabwo ari byiza. Twiminjiremo agafu, twige gukunda bagenzi bacu, kandi nimujya mubona n'abababaye nabo mujye mubegera. Yewe buriya si ukubeshya, wenda nuko nta bushobozi buhagije mba mfite, ariko nk'iyo mbonye nk'umupeti uri sitiriti, ubona yo waravutse uri mu muhanda kandi nawe ndi umuntu umwe, twese turi bene Adamu, turi amaraso amwe, birambabaza cyane. Ariko nkareba nk'umuntu ari mu modoka nta mutima afite, ibiceri yego yarabikoreye n'ibye, sinanabimubeminga, ariko aba yasimbutse cyane, aba yibagiye ko ari mwene Adamu kandi aba yibagiye ko azapfa. Abantu benshi rero tuba tuyiriho iyi si, cyane ko tuba tuyiriho twibwira ko tutazapfa, cyangwa se ari kuyibaho, abenshi ukibagirwa icyo kintu. Iyi si tuyiriho nk'abagenzi, dukore neza twigendere. Jay Polly buriya ngenda ndamukunda cyane, niyo wajyaga aririmba ngo gira neza wikomereze, gira neza wigendere, neza uzanayisanga n'ahandi, cyangwa se uzayisanga imbere. Bityo icyo nabasaba rero ni uko mwakora subscribe, tukajya twibanira umunsi ku wundi. Video zo muzajya muzibona, nzajya nza mbaganiriza mu gihe nzajya mbafite akanya, ntarungura izabica. Stay tuned.